Ese kubona perime mu Rwanda ni amahirwe cyangwa se ni ukubuza ikinyabiziga? Se ntabwo wabuze ikinyabiziga neza ukabura perime kandi umaze igihe kinini wiga? Ikibitera ni iki? Ngiye kubwira ibintu 5 cyangwa se 4 bikwemeza kubona perime mu Rwanda kandi ukoze inshuro imwe. Icya mbere ni ukugira ubushobozi. Nicyo kintu cya mbere kiranga kubona perime mu Rwanda. Niba uzi neza ko ukijya kwiga imodoka urubwira mwarimu ngo nize utunota dukeya, uncijemo gakeya, cyangwa ujya kwiga imodoka umubwira ngo nshishamo n'utungu tunoto. Mani magambo usa nkaho barira amafaranga kuruta kwiga. Inzira ya perime iragoye. Icya kabiri, kwigirira icyizere. Ugomba kwigira icyizere 99%, ariko kitari over confidence, kitari icyizere kirengeje. Ntabwo wakora ikizamini waratanze amafaranga yawe afatika ngo ujye gukora ikizamini ujenjeka. Nta nubwo wakora ikizamini ufite akazi uzi neza ko nubura perime, cyangwa se nujya gukora ikizamini ntugikore uzongera kubona undi mwanya nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'amezi angahe, ugenda uri kujenjeka. Urumva ya confidence iturutse ku mafaranga waratanze. Ibyo ni ibintu bibiri. Icya gatatu, ugomba gukora ikizamini udafite ubwoba. Niba uzi kugira ubwoba ushaka perime yo mu Rwanda, biragoye. Yaba mu Musanze ukorera, yaba kuri Gakondo ukorera, iyi perime iragoye. Kubera iki? Iyo ukora ikizamini ufite ubwoba unanirwa kuba flexible imbere y'abapolisi. Yakubwira nikosa nturi defend, cyangwa se mwaganira ntubidefend. Yakubwira ngo tujye iburyo cyangwa imoso, aho kumusubiza neza ukamusubiza ufite ubwoba. Icyo gihe bikubona. Niyo waba uzi imodoka ari kajana ugira ubwoba ku cyabiziga, perime bizakugora kuyibona. Yes, I'm telling the truth. Ikindi ugomba kuzirikana kuruta ibindi byose, niba uzi ko ushaka gukora ikizamini cy'imodoka cyangwa cy'ipikipiki ukabona perime, gerageza ube nyine flexible. Sinzi niba nakakubwiyeho mbere. Niba akubwiye mumbabarire, niba akubwiye ngo kata iburyo, banza ubirebe neza hanyuma ujyeyo cyangwa se ntujyeyo. Niba akubwiye shyira ku ruhande, banza ubirebe neza ujyeyo cyangwa se ntujyeyo. Icyo gihe uri kumuganiriza. Niba nakubwira ngo ugomba kuba flexible, nyine ukumvikana, ukaganira, ukirekura, ukisanzura. Ntugakore ikizamini nkaho wagira ngo ugiye kurwana intambara. No, yoroshye. Usuza abapolisi mu gitondo, niba atanagusubiza nta kibazo bihorere, bugira ibindi bintu babaza, ariko wumve nyine don't feel free. Cyane ko niyo bajya bakoresha ikizamini bayibabwira nyurango feel free, wirekure wumve nyine kugira ngo umenye imodoka. Nababwiye ngo niba uzi neza ko udashoboye kuganira no kumvikana cyangwa se kutigira icyizere kuri ya perime wifuzaga, kuzayibona bizakugora. Nicyagiye uzatsindwa utahe uvuga ngo abapolisi baranyanga, ngo byagenze gukinza gutya, kandi nta mupolisi n'umwe uza gukoresha ikizamini kuri tele azanywe no kwimana perime. No, cyo ntago yibaho. Cyakoze kera twarabigize, nabaye ubamya kuri ngewe, aho umupolisi yandebye mu maso akamwanga ngo ndacyari mutoya ngo nzagaruke. Icyo genda tsindwa ni kera, ariko 2015. Ariko ntago ibyo bikibaho. Nubango wemere kugira ikosa ukariburana cyangwa ukamusobanurira. Yes, byanaba narimbuka ajya kwa Timurida ukamusobanurira uburyo natsinzwemo simwumva, abunsobanure neza. Iyo ni perime uri gushaka. Ikindi, niba uzi ko yiga perime, gerageza ushaka umwanya ujye kuri moteri buri munsi. Niyo mpamvu usanga abantu bana bo mu cyaro cyangwa se bo mu ntara bazana i Kigali baje gushaka perime, ko nta kindi kintu kiba kibazanye, ugasanga barayicyuye. Araza akavuga ati niyo yonyine nzanye, nta kindi kintu nkeneye. Ugasanga agiye kwiga iminsi 30 cyangwa iminsi 25, perime akayicyura. Nuvango niba ari ushaka, gira umwanya wayo. Izo nkuru zo kumva ngo perime zabaye, cyangwa se ngo nkoze inshuro 9 8 zingahe, ibyo ntabwo bikiba hano mu Rwanda. Ku muntu wese yifuza uruhushya rwawe no gutwara icyabiziga, boneka wigira icyizere ariko kitari over confidence. Kubyumva nkuko twavuze hejuru, n'ibindi biranga umuntu ukeneye perime. Utanga amafaranga afatika kwiga icyabiziga, baragucumba imagana yo kwiga imodokari, bakavuga ngo ni menshi se abantu uzatwara mu muhanda ntabwo bazaruta amafaranga 200,000. Wenda icyo sinshaka kugitindaho.
banza ugure ubumenyi umwarimu akwigisha yirekuye, nta deni ry'amafaranga afite n'ikibazo cy'amafaranga afite, urebe ukuntu akwigisha imodokari kandi ukayimenya neza. Nitwa Shumbusho Jean, inama nabagiraga, dukurikire kuri social media zacu, ni Skills Driving and Language School. Ishuri ni rimwe mu Rwanda ritanga perime provisoire, ikindi ukiga perime uri no kwiga n'indimi, Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Ikidage n'izindi ndimi zidasanzwe zikunze gukoreshwa cyane ku isi. Akarusho k'iki kigo cyacu dufite ni uko isoje uhabwa certificate.